murakoze cyane twongeye kubaha ikaze kuri Amavia TV. Turabakunda kandi turashimira Imana ko yabarinze natwe ikaturinda. Tukaba twongeye kugaruka ku kindi kiganiro cyiza cy'uyu munsi nanone kiri bwubaka imitima yanyu n'ubugingo bwanyu ndetse natwe tukubakika tukabaho ubuzima bwiza tukiri mu isi, ndetse no muri cya gihe tuzaba twatabarutse tukazabana n'Imana amahoro. Rero turabifuriza ibihe byiza, turabifuriza gufashwa, turabifuriza kugubwa neza, kugira amahirwe, kugera kuri byinshi binyuze mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo mbere na mbere Imana. Iyo tubanje Imana ibindi byose bigenda neza kandi bigenda byicishamo. Rero ni umugisha udasanzwe ko uyu munsi tugiye kuganira. Munyemerere tubanze dusenga Imana. Aba hafi n'abakure mwese turabakiriye, mwiyumvemo ikaze kandi rwose ntiwumva agace, ahubwo ukomeze ucyumve cyose, kuko nyuma yaho twinjira mu bihe byiza byo gusenga Imana, twinjira mu bihe byiza byo kubahesha umugisha, twinjira mu bihe byiza byo kubaturaho imbaraga z'Imana n'imigisha y'Imana, hanyuma bikababaho natwe bikatubaho kubera yuko twagira umugisha ku Mana yacu. Murakoze rero, mugubwe neza, Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze ibishimire. Reka mureke dusenge Imana kugira ngo ize kubana natwe kandi namwe ibane namwe. Imana nkuru turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana nyamana, uri Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye kuko twongereye impano y'ubuzima, turagushimiye kuko twemereye kubaho, turagushimiye kuko duhaye Mana nziza ibihe byiza byo kuba imbere yawe. Bana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje, kandi abari bubane natwe mwami mu mwanya w'iri jambo nabo ubahe umugisha Mana utagabanyije. Birashoboka ko hari abababaye, birashoboka kuko hari abafite ibibazo mwami bakeneye ibisubizo. Mana tubasabiye kugira ngo bahererwe umugisha muri iri jambo. Mana bahindurire ibyiciro bari barimo bageze mu bindi, kugira ngo Mana bakomeze bubakike mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Urakoze nyakubahwa Imana, turagushimiye. Shyirwa hejuru natwe tugucire bugufi, icyubahiro kibi cya mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane Meja, turakwakiriye rero. Kugira ngo ntabwo ari ukukwakira ahubwo namaze kwisanga. Wamaze kwisanga. Ubwo rero umeze ute se? Meze neza, ndashima Imana. Imana yakurinze neza, nta kibazo. Nta kibazo, turashima Imana iduhaye ikindi gitondo cy'umugisha cyo kuza kuri Amavia TV. Ni iby'igiciro gikomeye. Amen. Vraiment Imana ikwiriye gushimwa. Ega buriya no kugira ngo ubyuke ubone wongeye gutera akaguru birakunze, akaboko birakunze. Harimo abantu benshi baba babaye pararize, cyangwa se bakabyuka bakabona nyine biranze, ukisanga wageze no mu bitaro uburyo utanazi. Yego. Rero hari ibintu Imana iba yakoze bihambaye cyane, hari ibintu Imana iba yakuyeho bihambaye pe. Kandi buriya ntitwirengagize ko hari n'imbaraga ziturwanya. Nibaza ko izo zina naza tutanabizi akenshi. Ziba zihari, ariko nyine hari uburinzi bw'Imana buhambaye buturinda, ugendana natwe kugira ngo busohoze icyo Imana yatugambiriyeho tukiri mu isi. Ni nacyo kintu nabonye buriya gikomeye, umugambi w'Imana ku muntu, ariko nyine uca ahantu hakomeye. Bigusaba gushogoringa. Gusaba ko hari n'igihe nawe bigusaba kubanza kurwana n'ibyo ugomba kunyuramo mbere yo kugeraho umugambi w'Imana ugomba gusohorera. Ahubwo tutarwanye ugira ngo wapfa kugerayo. Nawe mugoye kugira kuri Yesu yabanje guca mu bantu bari bahari. Urumva yagombye ngo kubyigana, ariko yabyiganye ngo afite intego, ngo ashaka gukora ahantu ku mwenda Yesu. Nibyo rero inshuti zacu dukurikiye. Ni ukuri turagarutse, kandi tugarutse ku yindi topic nziza pe. Ese ubundi wari uzi ko hari imbaraga ziturwanya, kandi izo mbaraga zirwanya abera zikarwanya n'abatarabera? Umuntu uwo ari we wese ziramurwanya. Ese urazizi? Ese urazisobanukiwe?
ese ni gute ushobora kuzirwanya kugira ngo ubeho ubuzima bwiza uri hano mu inosi ariko uzanarangiza urugendo rwawe neza uzabane n'Imana ibihe bidashira. Ese ibyo wari ubizi? Nibyo tugiye kuganiraho Meja kuri uyu munsi. Imbaraga zirwanya abantu, imbaraga twese mu bantu duhura nazo tukarwana nazo. Kandi akenshi ikintu cyantangaje ni uko bamwe batanabisobanukirwa benshi. Bisaba guhishurirwa kuko nabonye buri ikintu gikomeye mu isi muri ubu buzima ni uguhishurirwa, kubera ko tunahereye ku musekuruza w'abizera Aburahamu. Uribuka Imana imusanga nyine ari gukora mu bigirwamana bya se. Yahise agira ihishurirwa. Urumva deja ijwi ryaramubwiye ngo va muri Uri y'Abakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka, usige so uri kuba usige nyoko, usige abavandimwe, usige inshuti, usige igihugu, nzakwereka ikindi gihugu, nzakugira ubundi bwoko, nzakuremera ubundi bwoko, nzakuremera n'ikindi gihugu. Yego. Yumvijwe gusa. Yumvijwe. Mbwira nawe nta rindi hishurirwa ufite. Nta cyaha kuva. Wagenda? Nta cyaha kuva. Ntago wagenda pe. Bivuze ngo ahubwo habaye hishurirwa kuri we. Udafite hishurirwa ngo uhite uhishurirwa ibizaba mu nyuma, ntago ushobora kugenda. Ariko yagize ihishurirwa rikomeye cyane. Nibaza ko kugira ngo n'ubundi izo mbaraga ubashe kurwana nazo uzimenye nuko ugira ihishurirwa. Uyu mugabo yagize ihishurirwa, yarafite hari izindi mbaraga zari zaramufashe zimwinjiza mu bigirwamana, kuko nyine niho yavutse arisanga. Ababyeyi be nibyo babagamo. Buriya n'abamubanjirije mu Rwanda naho habaga ibintu bya kera byo guterekera nawe n'ubuzima yisanze. Nibyo yisanzemo. Noneho urumva deja hari imbaraga zatangiranye n'abo basekuruza be ziramukurikirana kugeza kuri wa munsi yagize iki hishurirwa. Nibwo yaje kumenya ko hari izindi mbaraga zagiye zimufata, ariko agira ihishurirwa aravuga ngo nkwiriye kumvira ijwi numvishije, noneho nkajya mu kindi cyiciro, nibwo nzabasha kugera ku mugambi Imana yagize gute yanteguriye mu buzima bwanjye hano mu inosi. Rero izo mbaraga zirahari cyane. Ese Meja we zirahari cyangwa zihari? None se niba umuntu abyuka arwara n'ibintu atazi, urugero hari nk'igihe usanga wenda sinzi no turubuze kwifashisha icyanditswe, turi cyifashisha icyanditswe ahandi twumva ku byerekeye imyuka abantu barwana nayo. Oya nushaka nyine reka tubyinjiremo, udusomere iryo jambo riri mu Befeso ibice 6. Nushaka usoma umurongo wa 12. Umurongo wa 12 wonyine aba ariho tuza gusoma, noneho tuze no gusoma n'ikindi cyanditswe tuze noneho kugenda tubihuza tuganira. Abefeso ibice 6 umurongo wa 12. Titira avuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ku murongo wa 12 no handitse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nkomeze manuka nushaka rekera aho ngaho kasubiremo. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nawe wumve rino jambo. Ufite hani Paulo yari ari kwandikira iri torero ry'Abefeso. Ni nk'uko natwe turi kubwira abari mu isi yose. Arangije arabwira, yari kubabwira nyine gutwara intwaro z'Imana, kubera ko ufite tumeze nk'abasirikare bari ku rugamba, barwana n'imbaraga zikomeye, cyangwa se barwana n'umwanzi, kandi uwo mwanzi hari ahantu ashaka ko batagera.
urumva Yego. umwanzi aba afite ibirindiro agira ibirindiro noneho ikintu gitangaje naje gusobanukirwa ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo wasiwe ugushije ishyano kuko Satani akumanukiye kandi afite umujinya mwinshi. ufite kumanukira isi ntabwo bivuze ngo birahagije bimanukiye abakirisito gusa, bimanukiye umuntu wese uri ku isi, kandi iyo buryo ntibihagije ahubwo aje afite umujinya. umujinya nawe utekereze umujinya wa Satani. noneho rero ahubwo naje kumenya yuko izi ngabo ziri ahantu mu ijuru ngo ari ba bamarayika bamanukanye nawe, ngo bo noneho ijuru barizi neza, bazi ijuru bazi fikeri za inzira zijya bazi n'imikorere. abo rero ngo niyo bigumiye hariya, niyo bigumiye hariya hejuru, aho nibo dukirana nabo. Ebana nibo babandi. noneho tekereza wowe uri umuntu sibyo, uri hano mu inosi, ntuzi ibyo bintu uri kurwana nabyo, nturahishurirwa, nturagira ihishurirwa, waravutse ntiwamenya ibyo bintu uri kurwana nabyo. urumva noneho kuri wowe bizaba bimeze gute nk'umuntu utaragira iryo hishurirwa? buriya turi n'abakirisito benshi dusengera mu madini atandukanye, ariko akenshi usanga nyine atari ko twese twagize iki iryo hishurirwa, nubwo twamenye Kristo nk'umwami n'umukiza. noneho utekereza umuntu utaramenya Imana, noneho umuntu utaranahishurirwa nubwo yamenye Imana ariko ntarahishurirwa, n'umuntu utaramenya Imana, kuri uwo muntu nahura n'ibi bintu umuntu utaramenya Imana azaba ameze ihera kuri rya rindi rya mbere rivuga ngo Satani amanukiye si afite umujinya mwinshi. yego uri kumva? yego noneho wongereho n'ibi ngibi, haravuga ngo ngo dukirana n'abadafite amaraso n'umubiri. yego suga ikintu kidafite amaraso n'umubiri ubundi ubwo ni iki? ni umwuka. ni umwuka. ni umwuka. Bega wenda warize karate cyangwa ukiga nyine by'ubuninja, wabasha kurwana n'ibi bintu bitagaragara udafite inyama n'amaraso. warwana n'abafite imibiri. nigeze kubona filime, uri kumva? noneho umuntu nyine yageze ahantu ariko harimo ibirobo noneho bikajya bimukubita, bikamukubita, ugasanga kimuciye nk'akaboko, undi ugasanga kimuciye agatoki, kubera ko cyo niyo wakubita gifite nyine za mbaraga bagikoranye, kuko cyo nibyo cyaremewe, ariko we ntabwo waremewe kurwana n'ibirobo. wibaze ukuntu uwo muntu finally nyine byaramwishe, kubera ko nyine ni ibirobo yarwanaga n'ibyo bintu. ariko byonyine kugera muri iyo situation ugatangira kurwana nabyo ni ibintu byamukomereye. icya mbere yahise akuka umutima, icya kabiri bitangira kumukorera ibintu bimeze nk'iyicarubozo, noneho arakubitika kugeza ku rwego yaje gupfa nyine apfa, ariko apfuye nabi. tekereza noneho umuntu ari kurwana n'ibintu atabona, kandi ese buriya yitwa ko ari imyuka. ni imyuka mibi mibi y'ahantu ho mu kirere. ni mibi y'ahantu ho mu ijuru, ntabwo ari mu kirere. abantu bajya babyitiranya y'ahantu ho mu ijuru. ho mu ijuru ahubwo hari igihe ushobora kubivuga gutyo abantu bakumva yuko ari ukurwana nk'uko tuzi kurwana bisanzwe. no hari ukurwana mu bitekerezo, hari no kurwana mu buryo like wari wabona nk'umuntu w'umunyamasengesho avuga ati ngiye kurwana intambara yo gusengera iki kibazo mfite kibeho. iyo ni intambara yo kurwana nayo. mu bugaragara ushobora kumubona ukabona yambaye neza, ukabona umuntu arakeye, ukamureba inyuma ukabona fizikali nta kibazo afite, nyamara muri we ari kurwana intambara itoroshye mu buryo bw'ibitekerezo. ubwo naho ni mu mwuka. aho ni mu mwuka exactement. bamaze gutangira kurwana na zaki na za mbaraga tutazi. urugero rwo kumbaza ngo umuntu ngashobora kuba ngarwara intambara gute, wari kumbaza ikibazo cyerekeye n'uburyo umuntu ashobora kuba yahura nacyo. ashobora kuba umupagani cyangwa umurokore. uyu munsi wa none aha nshobora kuba naravutse
nkavukira iwacu mu cyaro nkaba mfite intekerezo zivuga yuko aho twakuriye nta mwana ujya muri kaminuza yego namara kurangiza segonderi ubwo intekerezo zanjye direct zamaze gufungirwa aho ngaho numva ko nazigera njya hehe uhita uterura wenda nk'umugore aho ngaho niko biba icyo gihe urumva ko satani aba yaramaze kumfata za mbaraga twarwanye nazo muri karitsiye iwacu mu gace twakuriyemo nanjye ubwanjye nizo nkirwana nazo sindagira ishurirwa ngo menye neza yuko ndi kurwana za mbaraga zafashe agace k'iwacu umbwiye akantu gakomeye ufite buriya imbaraga mbi zihera mu bitekerezo kuko buriya mu bitekerezo ni naho Imana ikorera ariko ni naho Satani akorera kandi iyo ibitekerezo by'umuntu byamaze gupfa ni ukuvuga ngo deja n'ibya hano hanze biba byapfuye fizikari ku bigaragara ku bifatika aba n'ubundi yagize gute yapfuye umbwiye ako kantu k'imbaraga zifata agace runaka buriya atari n'imbaraga gusa zifite agace ahubwo n'umuntu nawe agira imbaraga ze zimurwanya ku giti cye noneho hakaba imbaraga zirwanya wowe ubwawe hakaba imbaraga zirwanya umuryango hakaba imbaraga zirwanya idini usengeramo cyangwa itorero hakaba imbaraga zirwanya igihugu usengeramo mbere kujya no mu gihugu banzure ku gace urimo umuntu ufate igihugu noneho agace urimo ugere no ku gihugu cyane noneho zigere no ku isi ahubwo no ku isi kuko ijambo niryo ryatubwiye ngo turwana n'imyuka y'ahantu mu kirere bavugamo abatware bategeka kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi urumva n'abategeka isi bafite ubushobozi kandi bakanategeka isi iyi si hari isi tubamo yo mu buryo bw'umwuka ariko hakabamo n'isi yo mu buryo bw'umwijima iyo si yo mu buryo bw'umwijima ifite imbaraga zikomeye ifite structure ifite municipalities mbega ifite abayobora n'ingabo zayo aribo twakita abadayimoni n'imyuka mibi n'abatware babayoboye noneho bakaba bafite n'ibikoresho bakoresha ku manywa na nijoro ntibaryama ntibasinzira ntibaruha uri kumva njye hari agace nagiyemo muri Kenya kita Ukambani muri Machakos County abantu bazi Kenya ako gace murakazi ariko aka gace kabereyemo ibintu bikomeye byo mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwijima igihe cyarageze nta gace hari umupasiteri bita Titus Masika ni Bishop Titus Masika afite PhD ni umuntu wize ni umuntu wasomye noneho ako gace kaza kubamo inzara ikomeye kugeza ahantu abagore babyaraga bagapfa noneho inkuru ziracicikana mu mujyi n'ahandi hose no mu binyamakuru biramenyekana aravuga ati ariko niba ndi bishop nkaba ndi pastor nkaba ndi umukozi w'Imana hakaba hari abantu bari gupfa maze iki mission yanjye ni iyihe nuwuhe mucyo najyana hariya hantu ni iki najya gukorayo ngo arangije ajya gutangiza ministry ajyayo habaga inzara hari mu gice cy'ubutayu mbega imvura yagwaga kabiri mu mwaka urumva guhinga byabaga ari ibintu bigoye ariko noneho kubera za mbaraga z'umwijima zari zarafasha ako gace zifata ibitekerezo bitekerezwa mu bantu baho mu bakomeye mu boroheje n'abaciye bugufi n'abana batoya ku buryo nta muntu n'umwe wagombaga gutera imbere twa duce zari imbaraga zafasha agace kose akarere noneho ngo bari bafite uburyo bari structured guhera ku rwego rw'umudugudu dufatiye hano iwacu kuzamura kugera ku rwego rwa district ubwo hari no ku rwego rw'igihugu kuko bafite uburyo nabo n'ubundi baripoti noneho pasiteri agerayo atabizi agerayo nyine asanga kuko inzara yarabishe
nta kintu na kimwe kihera, abantu barahunze, abagabo barahunze, hasigaye abagore n'abana, noneho batangiye no kugenda bapfa, inzara irabica, ngo batangizeho minisitiri yo gusenga. Ariko ngo bagitangira gusenga, za mbaraga zamenye ko batewe, zitangira nazo kugira gute, kubarwanya, gukorana imbaraga. barasengaga, noneho baba bari gusenga, inkuba ikaza igakubita inzu barimo, kandi izuba riri kuva, noneho inzu igasenyuka, ubwo bakaba baratatanye. Ariko ba bantu b'Imana, Imana ishaka gukoresha, ntibapfaga. Ari naho tubonera imbaraga z'Imana zimira iza Satani cyangwa iz'umwijima n'iz'abadayimoni zose. Ari naho mpamvu turi kubabwira ngo mumenye ibyo murwana nabyo, mumenye nuko mwagira gute, mwarwana nabyo. Noneho ngo barasenga, bajya mu modoka, ya myuka mibi ikabateza agisida, bagakora agisida, abantu bagapfa, ariko babandi Imana ikabarokora. Noneho basobanukirwa yuko hari imbaraga bari kurwana nazo. Bagera aho baranabafesinga face to face, barabwira ngo ntitubashaka muri aka gace kacu. Ariko kuko bari bamaze gusobanukirwa na rya jwi ry'Imana ryababwiraga ngo bakomeza gusenga ku manywa na nijoro, ngo Imana iza kugera irababwira ati muhumure, ibyo muri kurwana nabyo ndabizi, ariko igihe kimwe nzakemura ikibazo. Imana ishimwe ko izi ibyo turwana nabyo. Imana irabizi, Imana izi ko izo mbaraga zihari. Ariko iyo tugiye mu mwanya wo gusenga no kwinginga Imana, Imana iraduhishurira tukamenya ibyo turwana nabyo n'uburyo bigomba kuvaho. Hanyuma wenda kugira ngo nihute, Imana yageze ahiza kubahishurira. Hari umudamu yari yarabyaye abana babiri, umwe avuka ari muzima, undi avuka ari inzoka. Ya nzoka baravuga ngo ntimunyicire iki, umwana. Epuruta wa mwana w'inzoka arakura, n'undi mwana wundi arakura, ariko imbaraga zose zari zifasha agace. Ubuzima bwose bw'aba bapfumu n'abarozi bose byari biri muri ya nzoka, niyo yatumaga bigira imbaraga, bikagira kontrole ku buzima bw'abantu. Iyo wigaga barakwicaga, urangije primary ugiye secondary, they killed you they kill you immediately. Noneho n'abana bari kwiga, yagera mu wa gatandatu agahita bireka, kubera ko azi ko narangiza arapfa. N'umubyeyi azi ko umwana we ari bupfe, ntatuma ari burangize mu wa gatandatu, better to live, aho kugira ngo upfe wabireka. Wubaka inzu nziza ugapfa, wambara neza ugapfa, uteka neza ugapfa. Noneho za mbaraga zifata ibitekerezo bya ka gace, bumva ko bakwiriye kuba hari abantu babayeho nabi, bambara nabi, barya nabi, batiga, batagera kure. N'uwahungaga agiye mu mujyi, iyo yagarukaga yagombaga kuza ari hasi ya babandi kugira ngo badahitana we bamwica. Niyo baba barakize n'abahazana n'imodoka. Uri kumva, ntabwo uremerewe kujyana imboroka. Urumva izo mbaraga zari zarafasha gace ku buryo badashobora gutera imbere, mu buryo buri spiritual no mu buryo bwo mu buzima busanzwe. N'uwahingaga akeza yabishyiraga hariya, ntiyabigurishaga kugira ngo atabigaragaza. N'uyafite ntabwo yashoboraga no kuba yavugurura inzu ye. Nawe utekereza ubwo buzima. Bari barabaye abacakara ba dayimoni mu buryo bw'imitekerereze no mu buryo bw'imikorere. Izo rero ni imbaraga abantu barwana nazo. Izo ni izari zarafasha agace. Noneho abantu bakomeza gusenga. Uko bari gusenga, Imana irababwira ati ngiye kugikemura. Rero Imana buriya ni umukozi w'umuhanga kandi irabashije. Iyo Imana yaguhishuriye ibifite n'uburyo iri bubigenze, bya bintu bikarangira. Noneho ngo ya nzoka iza gusohoka, ijya mu gihuru, iragenda, ngo iza guhura n'abahigi rero. Abahigi rero babagize gute? Barayishe.
ngo bakimara kuyica wa mupfumu wari ukuriye abandi yahise apfa kuko ubuzima bwe bwose bwari buri muri ya nzoka. Za mbaraga zari zarafashe ka gace zari ziri muri ya nzoka. Ni ukuvuga ngo imbaraga zose zakoraga umupfumu wari uri ku kagari, wari uri ku mudugudu, wari uri ku murenge, wari uri ku ntara, wari uri mu gihugu, bari bafite connection na ya nzoka. None imaze gupfa wa muntu deje yahise apfa. Ubwo imbaraga za Satani noneho ziba zitangiye kugira gute kumenagurika. Nibwo rero pasiteri noneho yatangiye kubwira abantu ati nyamara twahinga twacukura ibyo bita ibidamu, imvura yagwa amazi akajyamo, hanyuma akajyamo y'amazi akaba ariyo bajya buhiza imyaka bagahinga, ngo batangira guhinga batangira kweza. Akomeza ministry akababwira gukora, ariko akababwira n'ijambo ry'Imana, akababwira ijambo ry'Imana, akababwira no gukora. Rero izi mbaraga turwana nazo ni imbaraga zitwara ibitekerezo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ku buryo umuntu adakora akaba umunebwe akumva nibwo buzima, bikarangira Satani akaba arakwishe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Rero imbaraga turwana nazo ni imbaraga zikorera ahantu hose, uhereye hehe mu bitekerezo cy'umuntu. Urumva abantu batari baragowe, bari barahuritse ahubwo bari baragowe bikomeye, kandi ni generation to generation. uvuga ngo bishobora kuba byaramaze igihe kinini cyane. Ni kinini cyane. Urumva byagombye kujya mu binyamakuru haciye imyaka myinshi. Hari hamaze gupfa abana benshi, hari hamaze gupfa abagore benshi, hari hamaze gupfa abantu mu bitekerezo bikomeye cyane. Nawe utekereza ahantu abagabo bahunga bakagenda. Hari igihe rero ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kukubaho n'umuryango wawe ukakwanga. Urugero nk'ubu ngubu use dufatiye urugero kuri wa mama wa mubyeyi wavaga, burigeze ngo turebye ko mu muryango y'umugabo wenda urugero muri bire ntibabidescribinga ngo bivugeho byose birangire, ariko se buriya umuntu we n'ikigeragezo nk'icyo ngicyo ari kurwana n'intambara nk'izo ngizo, buriya ni gake cyane ko umuryango wawe kenshi bakwihanganira. Urugero nk'umuntu ashobora kuba amaze imyaka ingahe adashaka, akarinda ugasanga umuntu amaze kugera mu myaka 40 n'ingahe afite ikintu mu mutwe we cyo kumva yuko azaba ashaka, ariko ntazi impamvu atari gushaka cyane. Hari ibyo ari kurwana nabyo muri w'indani, hari intambara ari kurwana nazo, nuvuga ngo mu bitekerezo byiwe direct yamaze kwibwa na Satani. Sinzi wenda niba turi buze kubisanisha n'ijambo, ariko turisome riri muri Yohana ibice byaho 10 ku murongo wa 10, twumva ukuntu batubwira nibyo kabisa byerekeye uburyo Satani nawe agira ate ajya twiba. Yarakora ibintu turi kubabwira, ni ibintu bibaho, ibintu biriho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibice Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 haranditse ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko ngeweho nazanwa no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nuvuga ngo hano haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikintu usibye kwiba, kamere ko kakajambo ko kwiba. Nuvuga ngo juste Satani ashobora kukwiba. Byaga bikoze za ntambara duheraho wari kuvuga ngo zihera mu ntekerezo, bivuze ngo icyo gihe Satani akwibahereye ku ntekerezo zawe akabanza akaziba. Iyo amaze kuziba, urugero ushobora kubona ifite nka gahunda yo kuvuga ati mu myaka 3 maze mvuye muri segonderi ndashaka guhita ntangira kaminuza, mu myaka 3 ndaba ndangije, sibyo? Ariko noneho naba ngitangira gahunda yo gutangira gushaka ibintu byo kujya kwiga, urugero nandi kwa scholarship wenda irahagaze, nkahita numva ko nta n'ubundi buzima nzigera nongera kugira bwo gutekereza kwiga. Icyo gihe nkahita nkicara nkavuga ati Imana ubwo nyine uko yabishatse. Icyo gihe Satani amaze kunyiba cyane direct, ako kanya amaze kunyiba iki za ntekerezo, kandi yamaze kukwiba. Ni handi usanga tuvuga ngo n'ubundi ni Imana yabishatse, ngo nta kuni ngo nibyo nahitiwemo. Hari igihe umuntu ahita avuga ati rega no mu miryango yacu niko twakoze, ntawize ngo agere kuri. Icyo ni ikibazo Satani amaze gukora kandi amaze kwiba. Ari cyo usanga umuntu ahuye nk'ikibazo gikomeye urugero
bikaba ngombwa yuko ahubwo ashobora kuba yakwiyahura icyo gihe urimbutse bya bintu batubwiraga kwiba kwica no kukurimbura yego ubundi satani ni umugome ni umugome kubera ko we nta santima agira ko yazanywe uriya ashobora nigeze kubona kera utuntu ari ukuntu nyine tuya tureba utuntu tw'imitego y'imbeba ukuntu abantu batega imbeba noneho ugasanga babanje kuyereka ko ibintu ari byiza kubita hariya akanyama bakongera akandi kanyama bakongera akandi kanyama noneho ikaza kwinjira nk'ahantu igiye kurya ku buryo itari bubashe gusubira inyuma ariko yatangiye igenda ibona ari byiza so niko satani ubundi akora niko dushuka atangira kwereka ko ibintu ari byiza ariko wagera hirya gatoya akabigira ibintu noneho ku buryo utari bubashe gusubira inyuma cyane noneho bikarangira deja akwibye iri jambo bita kwiba ni ikintu gikomeye cyane kubera ko iyo akwibye icya mbere aba agusubije inyuma icya kabiri aragukereza icya gatatu ntabwo ugera aho ugomba kugera mu gihe gikwiriye nawe tekereza uriya mu mama wambwiye wavaga imyaka 12 yivuza bibiri tubwira ko yahuye n'abaganga benshi yahuye n'abaganga benshi kandi bajyana gutwe twose tumushiraho nibura wenda reka tuvuge ko yari afite umugabo umukunda sibyo baremera barabitanga ariko imagine amafaranga nta kindi kintu bigeze bageraho muri icyo gihe kubera ko icyari gikomeye ni ukwivuza kuko buriya iyo ubuzima bwawe bufite ikibazo nta kindi wakora hari n'iterambere wagira noneho rero satani ukuntu ari mubi yamwibye imitungo amutwara n'igihe cye ibyo ari kugeraho mu myaka 12 byose byagiye ku kwivuza noneho wa mudamu yahuye n'ibintu bikomeye arakena ntiyagera ku bintu byinshi kubera iki izi n'imbaraga zamurwanyaga zamuteje uburwayi bw'inshoberamahanga uburwayi butavurwa uburwayi budakira yagiye ku baganga bose bashoboka abo bamurangiye ab'ibinyarwanda buriya no mu bapfumu yagiyeyo nuko birita bitubwira ariko yagiye ku baganga bose bagira gute bashoboka ubutunzi bwe bwaragiye hari ibintu atagezeho muri kiriya gihe hari ibintu atabashije arakubitika aribwa cyane uzi ko satani yiba umuntu akamwiba ubutunzi bwe akamwiba igihe cye akamwiba amafaranga akamwiba n'ibindi byinshi kubera ko imbaraga ari kurwana nazo ni imbaraga zikomeye ni imbaraga ziguteza inyatsi ni imbaraga ziguteza gushora amafaranga ugashora ku mafaranga ku kintu kitazunguka izo ni imbaraga ziba zigosa umuntu atabizi urabona abantu bagiye bashora amafaranga muri ibintu byagiye biza gusa nk'umuntu avuga ati hano hari akantu karinjiza yego ukegenda ugashora amafaranga wanjye ugashyira amafaranga byaba na ngombwa niba ufite nka gahunda yo kujya kubaka inzu cyane ukabihagarika uti mu minsi iri imbere mwahoze uvuga ngo imbeba batangira bahereka utuntu twiza ukavuga ati mu minsi iri imbere no business ndabona hari akantu kari buze kuvamo kandi bizatuma nuko n'inzu yari irenziye byaba na ngombwa ukajya no muri banki kongeraho kuguza kongeraho urumva ibintu byose ufite muri gahunda ukabihagaritse satana akakwiba icyo kintu cyane warangiza nyuma y'igihe kingana iki runaka ukajya kumva ngo bya bintu byahagaze ufite injira muri situation y'uyu muntu yaragujije utwe yaratugurishije amafaranga yose ajyana ashyizeyo hanyuma baramubwiye ngo bya bintu byakora psychiatry miliyoni 30 ziragiye icyambere umutima we uhita wuzura amaganya icya gatatu sitani kamwegera ikamubwira ati ariko ubundi urabona kubaho bikumariye iki ubundi urabona hari icyo bikumariye noneho hari igihe ahita kujyana muri historical background akakujyana mu miryango akakubwira ati iso ati iso yapfuye adakize ati sogokuru yapfuye adakize sogokuruza wanyu nawe yapfuye adakize
na bakuru bawe dore bose ni nta n'umwe wakize. Ariko si ubundi wowe urabona ubundi ibintu uri guharanira ubundi wakiyahuye kitabaye na ngombwa apfa. Oya hari n'abagenda bakaryama akamara nk'icyumweru atararya mu nzu ari kurira gusa. Uri kumva hari n'abahita bahunga igihugu akava mu gihugu akajya mu kindi akavuga ati hatazagira n'umuntu mbona agapfa yangara. Uri kumva za mbaraga ni imbaraga zikurwanya zikoreye mu bitekerezo ku buryo ibitekerezo byawe bigenda bikaba ibitekerezo bipfuye bituma ukora ibintu bidakwiriye, noneho ugatangira kugenda noneho urushaho no kubabara. Rega ariko reka nguhe nk'urugero rwa wa mwana w'ikirara. Yego wenda biri imyita ikirara, ariko se kugira ngo abe ikirara ugira ngo si ibitekerezo Satani yakoreyemo? Aje amubwira ati ko wabwiye so akaguha ibyawe warangiza ukigendera. Arabijyana arabimuha. Se yari umwana mwiza kandi abana benshi bajya mbere gutyo hari imiryango myinshi nzi ibyawe gutyo umwana akaka umunani bakagenda nyuma y'igihe kigari kikazashira akawunywera akawubyinira. Uri kumva hanyuma akazagaruka noneho wumva ukuntu byari bikomeye. Uno mwana yari umwana wo mu bantu bakomeye bakomeye biyubashye bafite akantu sibyo bafite amafaranga ubutunzi. Noneho arangije aragenda amafaranga dewana arayacereza ntabwo yahise agaruka. Yabuze ati reka noneho njye kwisabira akazi mu ngurube. Aba umukozi wo mu ngurube akajya asangira n'ingurube my friend. Nyine imagine nawe kuba iwanyu bari batunze hanyuma ukajya kubana n'ingurube ngo yaryaga ibyo zisigaje. Uri kumva za mbaraga ziturwanya zikuvana mu cyubahiro zikakujyana ku cyavu, zikuvana mu bwiza zikakujyana mu bubi, zikuvana ahantu hari heza Imana yaguteguriye ugomba kuba heza wishimye unezerewe zikakujyana ahantu habi cyane. Kandi ikibazo ntitubisobanukirwa. Ntabwo nyine tubisobanukirwa. Uyu mwana yarambabaje noneho ngo ariko ngo one day arahishurirwa icyamugahishurirwa imbaraga ziri kukurwanya ukazimenya. Noneho ngo arahishurirwa amenya ko hari imbaraga zigira gute zimurwanya. Ngo arangije karavuga ngo ariko abanza ikintu kimwe bita kwicuza. Kwicuza aravuga ati ariko narahemutse koko cyanjye narabyaye nabyaya ndabisesagura. Buriya gusesagura naho habamo imbaraga ziturwanya abantu batazi zituma abantu basesagura. So ibyo ufite ntibigire umumaro nk'uko byakagombye kugira iki umumaro. Ibyo nibyo twakita gusesagura. Noneho ngo arangije yisubira aravuga ati ariko kwa data hariyo abagaragu hariyo n'ibyo kurya kubera iki nsangira n'ingurube kubera iki ngi byo zisigaje. Yari yarabaye nabi. Ngo arangije aravuga ngo ngiye gusubira kwa data ikintu cya mbere ndi bukore ndamusaba imbabazi. Icya kabiri sinde bumusabe kwitwa umwana we ndamusaba kuba umwe mu bagaragu nibura bararya ibyo kongera kwitwa umwana nibura bararya. Uzi ko izi mbaraga zituma n'umuntu asonza ugasonza kifuza umuceri cyane kifuza ikijumba. Buriya se yaryaga iki niwe ingurube ubundi zirya iki? Zirya ibintu sha bibi bivangavanze zirya ibivuzo. Uri kuba abantu bazanaga ibidomoro bakabishyira kuri restaurant bavanga ibintu byose ibi ni byiza nizo zirya. No kuri Imana iturinde izi mbaraga turwana nazo kugira ngo zidatuma cyangwa zidatuma abantu bajya kurya ibivuzo. Iwacu zaya mu bice by'iwacu kandi twigeze tworora ingurube ariko wasangaga zirya nyine zikarya ibiteketeke. Uzi ukuntu amateke ahana cyane, uzi ukuntu biriya bintu bivamo n'amarira. Oya apana ni ibyo se gusa bya bindi bakase by'ibibabi bakase biriya bibamo amarira. We ntabwo wabasha kukirya ariko ingurube zirabirya. Ubundi ingurube zirya byose. Ni ukuvuga ngo yari yaravuye ku byiza ajya kurya byose. Iyo izo mbaraga zikurwanya nyine urya ibyo ubonye urya byose ntabwo uba urobanura kubera ko nyine ziba zarakugize nk'imbata.
ibuka wa muntu abadayimoni bari barajyanye mu marimbi ngo nimo yabaga nimo yariraga bivuze ngo nawe yarasigaye arya nk'ibyatsi urugero we ahubwo yari yaranumye ntabwo yarya yarasigaye arisha buriya yararishaga yakoraga ibintu nimo yiberaga izo rero ni imbaraga turwana nazo z'abadayimoni z'aba batware bategeka iki kirere bategeka isi y'umwijima bafite sitirikitire uburyo batega umuntu mu buryo byubakitse nawe utekereze umwana w'umukobwa aravutse avuka ntasobanukiwe ibirwanya iwabo ariko iyo ukurikiranye amateka ushobora gusanga iwabo bose nyine abenshi baragiye bishingira noneho bakavuga ati njye ntabwo nzishingira arimo ararwana na za ntambara ararwana n'imbaraga we atazi kandi zaramugose ziramugose abana ku myaka 21 nta musore uramutereta urayashwe uje abashaka nyine kwirira kama hariya bakitaga ngo gufata ngo avance avance noneho akaza ashaka kwifatira avance agakanira kaba ati njyewe nzi ibyabaye kuri bakuru bacu genda noneho n'uwo bagerageje kwemeranya 21 urarangiye 22 23 akaza undi akabwira ati ariko bagakundana ku munota wa nyuma bigahita bikabirwa n'ukuntu bigenze uyu mukobwa afite imbaraga ziri kumurwanya kubera ko umugisha uramuca mu ntoki hakaza n'abakire bakamwereka n'urukundo bakamwereka kubera ni mwiza afite housing ameze neza afite discipline yitwara neza ameze neza ariko icyo kintu kubera ko hari imbaraga arwana nazo atarasobanukirwa zuko atagomba gushaka ntiyubaka urugo rwiza ntanezerwe ntiyishime wa muvumo watangiriye kuri ba sekuruza babo umukomezeho nawe ariko yakomeje kwihangana avuga ati no ntabwo ndi bupfe gushaka oya imyaka 30 irageze noneho abantu mwumva uburyo iki kigeragezo kubera izo mbaraga umuntu arwana nazo atasobanukiwe ataramenya noneho abantu nibo batangira noneho bikaba ikigeragezo cy'uko buri wese akubwira ariko abantu nubwo baba bari kukubwira baba bari kukubonamo umugambi w'Imana y'uko ukwiriye gushaka icyo cyo baba bari kukibona noneho buri wese akakubwira ariko ntabwo urabona umuntu kwe ati kuko hari runaka niyo ari umusore ati se hariya ntari umusore ati kuko mbona gukundara ariko n'uwo bakundanye byagera ku munota wa nyuma bikanyerera bikanyerera 35 irageze kandi afite n'akazi rwose yambara neza agaragara neza arakeye pe cyane wanakurikirana n'uburyo yitwara ugasanga yitwara neza afite discipline ariko ako kantu konyine k'izo mbaraga ari kurwana nazo byagiye byanga ku munota wa nyuma Satani icyo ashaka ni ukwigarurira ibitekerezo byiwe ni uko amubwira ngo rega buriya uramutse ukocowe wabyara si abana uri gushaka ariko n'ubundi ntabwo araba akuyeho cya kindi kuko Satani w'icyo yashakaga ni uko ukocorwa kandi nukocorwa n'ubundi uriya mugabo kuko agukocoye nyine ntabwo nyine uri umugabo we rero ubundi ashobora kubwira n'ubundi nyine twarasambanye go ajya ahandi utangira usafaringa noneho ufite umwana so urumva ubuzima uri bubeho ni ubuzima wenda ushobora no kujya gutangira gucuruza agataro cyane icyo gihe ko byagutesheje andi mahirwe menshi imyaka 40 irageze menopause igiye kugera kwa bindi bita gucura none ikiri butangira uvuga ati nkwiriye kwiyeranja ngiye kwemera ngure n'ikintu kimwe itabiri ko nkigure ngiye kwemera nterete n'umuntu w'umupagana ariko mubone uri kumva mu nshakishirize basigaye bashyiraho ngo n'abakomisiyoneri
bashaka bagabo hari n'ibyo bita ngo ipasi pase n'abantu mwe mwirinda ayo mapasi, mwirinda abakomisiyoneri kuko icyo bazabazanira akenshi bizaba biri inirayini wizi n'izo mbaraga za satani ziturwanya. Gumana n'Imana, tindana n'Imana, nibwo uzagera kuri byinshi cyane. Meja, urumva izo mbaraga turwana nazo zitugiraho ingaruka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bugaragara. Mu buryo bugaragara umuntu aracuruje igihe kirageza kubitanye n'igihombo, arahombye mu buryo atazi, neza mu buryo atazi. Noneho nyine asubiye guhinga da, babyita ngo gusubira ku isuka. Hari abantu bishima ko yasubiye hasi bikaba neza. Noneho uyu muntu hari imbaraga zamurwanyije atamenye, ntazi sose, ntazi aho zaturutse, ntazi hari igihe usanga byaraturutse nko kuri bose mukuru yaravuze ngo umwana wo kwarura ngazabakorere akageze gumva. Noneho wa muntu rero atangira kwivovotera Imana, kwivovota, akagenda agakubitika mu nzu bakamwirukanamo, uri kumva, agatangira kubabara. Noneho agatangira no kuba yatekereza no kujya hehe mu bapfumu. Urumva iyo ugeze kuri urwo rwego, iyo atari Imana yonyine ikugaruye, iyo udahishuriwe kwa guhishurirwa twahoze tubabwira, nibwo noneho uhita umanuka ukajya hasi. Babwire ngo izi mbaraga zirwanya ibintu nka bitatu. Ubundi ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo gukorera Imana harimo ubukire, harimo ubwiza, harimo n'icyubahiro. Urumva harimo icyubahiro, ubukire, ubwiza n'ubugingo. Ni ibintu bigera nk'aho ari kuri bine. Mu bintu izi mbaraga zirwanya ni ibyo bintu kugira ngo utabigeraho. Ubukire ziraburwanya 100%. Bihera mu ntekerezo. Utazakira, utazagira umumaro abandi, utazagera ku Imana yakugambiriye. Icyubahiro, niba ufite icyubahiro, menya ko izi mbaraga zirakirwanya, uri kumva, mpaka umanutse cyangwa Imana igakomeza kukuzamura, kuko wahishuriwe ko hari imbaraga zikurwanya nawe ukarwana mu bundi buryo. Ubwiza buri ni ikintu gikomeye. Umuntu ashobora kuba ari mubi kuri no housing, ariko abantu bajya bamubona bakabona ni mwiza kubera ko afite Imana muri we. Ubwiza bw'Imana bumuriho. Satani abashaka kuba mubi, ukaba mubi imbere, ukaba na mubi inyuma. Uzi ko ari umuntu ugenda abantu babona bakavuga turi yatera umwaka cyane. Izo ni imbaraga zikurwanya. Uzi ko abantu ugenda bakakubona kuri umukene, bakakubonamo ubukene. Izo ni imbaraga zikurwanya wowe utazi. Uzi ko umuntu yicara, noneho ikindi ataratangira kuguhimba amazina. Guhimba amazina, barakwitabye, barakwita, bakakwita. Noneho na cya kindi cyo kudapfa rero. Yego. Satani azi neza ko nubona ubugingo uzaba umucitse. Gahunda ye ni ukurimbura. Uzaba umucitse. Ariko nugira umugisha ukaba ufite ubugingo, Satani ntaho azakubashiriza, arababara. None Meja, hari umuntu umwe bita Daniel, sibyo? Ni gute Satani yarwanyije ubwiza bwe, icyubahiro cye, ubukire no kudapfa? Ibi bintu ni gute Satani yamurwanyije? Yarwanaga na ya myuka mibi y'ahantu ho mu kirere, ho mu ijuru. Daniel, tugiye ku rugero rw'uwo
mbona ahantu yageze agahura n'izo ntambara zo kurwana n'imyuka mibi hano mu kirere. Urabona duhereye ku kintu bavugaga icyubahiro. Daniel yagiriwe umugisha agirira icyubahiro mu gihugu cy'i Babuloni. Umwami aramukunda cyane, ariko abantu bo ubwabo ntibamukunda. Birashoboka yuko nabo bamurebaga bakamuhimba amazina bakamukira umwami yakunze n'icyaha cyavuye hehe. Icya kabiri, bashaka uburyo batangira kumutega imitego. Bivuze ngo za mbaraga zari zimaze kwinjira muri zari zitangiye gukura muri babandi kugira ngo barwanye Daniel. Ngo batangiye kubona babona ko nta handi hantu bamufatira ngo usibye kumutegera ku kintu cyo gusenga ku Mana ye gusa. Aho niho baje gushyira iki umutego. We ahantu yaje kurwana ngo ariko we ntibyamuciye intege, ngo byatumye akomeza wo gufungura amadirishya agasenga yerekeje Yerusalemu. Ahubwo ni mu ijuru. Bivuze wowe ahubwo yari ari mu ihishurirwa ry'ibyo arwana nabyo. Yego arangije ngo aho byaje kugera baza kumufata bamujyana hehe mu rwobo rw'intare. Burumva ko deja yaramaze kurwana na zaki, yararimo ararwana na zambaraga. Ariko Imana iyo gufiteho umugambi nta hantu ujya. Reka tujye kujya muri story y'ukuntu yavuye. Yego. Katwenye tuvuge ku kintu gitoya. Katuvuge igihe yararimo arasenga, igihe yararimo arasenga ziriya mbaraga zashakaga kumanura icyubahiro cye zikagishyira hasi zarangiza zikanamwica agapfa, kuko ntago bakujyana mu rwobo rw'intare ngo upfe kuvamo. Wavamo se akikiza kiba gihari no kuwiteka iyo gufiteho umugambi. Oya, Daniel yarahishuriwe cyane, ahishurirwa ko hari imbaraga zimurwanya. Yego. Noneho we yadopta umuco wo gusenga. Mbabwire ko buriya turwana n'izo mbaraga, ariko tumeze nk'abasirikare bagenda muri za mine ziteze ibisasu biteze, kumenya uburyo ugomba kubitegura. Noneho kugira ngo ubashe kubicamo ni ukuba mu mwuka wo gusenga, mu bihe byo gusenga, mu bihe byo guhishurirwa. Noneho ukagenda ubasha kugenda ukandagira ahatari za mine. N'izigerageje guturika uba ufite uburinzi, ntabwo ziguturikana. Wenda twaguha nk'urugero, uyu Daniel nyine yavuye mu rwobo rw'intare. Ba Meshaki na ba Shadaraka bavuye mu muriro. Uri kumva ba Moridekayi bacitse cya giti no kubica bose. Uri kumva ni ukuvuga ngo iyo usenga imbaraga z'Imana zigenda zitegura za mayinizi zigiye ziteze. Ni ukuvuga ngo ikintu cyari kiro kuri Daniel, gahunda y'iriya ntambara yari kurwana kwari ukugira ngo icyubahiro yari afite ibwami kimanuke. Nikimara kumanuka icyubahiro cyo bari bamaze kugicisha bugufi, intambara yo cyari cyamaze kumanuka. Direct niba yaramaze gufatwa imbere y'umwami, yamaze gusinya itegeko ry'uko agomba gupfa, icyubahiro yarakimaze kukimukuraho. Ariko icyari gisigaye kwari kugira ngo yicwe cyane. Nicyo kintu cyari gisigaye bari bashaka. Ariko nkunda Imana yuko hari igitajya yemera. Hari igitajya yemera pe. Ahubwo kwa gusenga yageze hari aho kwamunyujije. Hari igihe muri Bibiliya avuga ku bya Daniel yigeze gusenga ngo amasengesho Imana yarasubiza ngo ariko ngo bamarayika bo mu kirere ya myuka mibi ngira yatangiye. Bavuga ngo n'Abamedi n'Abaperesi, imyuka mibi y'Abamedi n'Abaperesi bo mu kirere ngo barayatangira amasengesho. Oya, banatangiriye marayika bararwana, batangiriye marayika azanye ibisubizo. Bamutinza mu kirere iminsi 20. Bavuga ko Imana yohereza undi marayika, yohereza undi bivuze ngo izi mbaraga turwana nazo Mikayeli, hari ibintu byacu zanga ko bitugeraho. Izo mbaraga zirakora my friend. Hari nk'igihe Imana ishobora kuba yaravuze ati umuntu wanjye urugero afite muhaye umugabo, sibyo? Ariko urubyaro rugatinda kuza cyane. Bivuze ko hari imbaraga urugendo ruhari ngiye usanga nko mu muryango baratongereye ko uzashaka ariko ntuzabyara. Ugasanga ni ibintu byagukurikiranye. Ariko kubera yuko iyo tumaze guhishurirwa tugasenga hari bishobora gukurwaho cyane. Hari umupasiteri ajya atanga ubuhamya kuri YouTube
ntabwo ndi kwibuka akazina ke, ariko yatubwiye ukuntu yari umukire, noneho akunda gutanga mu buryo za mbaraga zinakomeye zirwanya ziturwanya nawe zikurwanya nanjye zirandwanya. Noneho ngo yakundaga gutanga, umuntu nyine aramusaba amuha 5,000, ngo amuhaye 5 ntago yabijyanye ngo ajye kubyikenuza ngo yaragiye ajya kubitaba ahantu mu mugezi Nyabugogo, mu mugezi munsi y'ibuye. Umupasiteri yari afite amazu, pasiteri yari afite amamodoka, noneho ngo imwe ikajya ipfa uyu munsi indi igapfa nimugoroba. kubera bya 5 yatanze gire ngo ubutunzi buragenda bumushiraho, arakena n'umugore barakena, ngo kugeza n'ahantu bagiye batangira kugenda bagurisha ibintu. Nawe wimagine umuntu wabayeho neza, izo ni za mbaraga, ngo arakubitika, ngo none igihe kigeze we n'umugore wawe bati turi kubona ibi bintu ari inyatsi, hari imbaraga zaduteye, ngo bajya gusenga 7 days, iminsi 7. ngo noneho umugabo igihe kimwe Imana iramuhishurira ngo iramubwira ngo burya ikintu cyaguteje bino bintu byose ni imbaraga zakoreye mu mafaranga yawe batwaye. Buriya Satani ntago ashobora gukora adafite connection, akenshi akora muri izo connection. Ababyeyi bawe bakoreye Satani, yego, uwo mu muryango wanyu mufitanye connection yakoreye Satani, cyangwa se hari n'ikintu cyawe bashobora kuba barajyanye bakakimurikira Satani. Izo mbaraga none izo mbaraga zigakorera muri bya bintu. Urumva imbaraga zamuteje gukena kugera ku rwego abona ko akennye bikomeye cyane n'abantu bakabibona. Ni imbaraga z'amafaranga ye yavanye mu ntoki ye akayatanga, kandi yari ari kugira neza. Mu kugira neza naho harimo imbaraga zikurwanya, ko hari n'igihe Imana igemera bitubaho kandi ikabyemera. Ariko icyiza namenye ni uko hari ibanga ryo kugira ngo tubashe kuzitsinda, ni ugusenga tugatwara intwaro z'Imana. Uri kumva ngo arangije ajya gusenga, ngo yenda kurangiza iyo minsi 7, ngo Imana iramuhishurira, ngo agenda ari gusenga ari mu mwuka, aragenda agera hantu, ngo aramanuka mu mugezi, Imana imwereka ibuye, amafaranga arimo ngo ayakuramo, ngo akimara kuyakuramo arayajyana. Deje Imana yamweretse ikibazo aho kiri. Hanyuma ngo arangije ngo uhereye uwo munsi ibintu bye byatangiye gufunguka, ubuzima bwongera kubera neza, yongera yera neza. Noneho za mbaraga zikorera muri ba bantu bafite structure, ngo ageze ahandi hantu baramubwira ngo hariya ngo amafaranga yawe nyine ngo warayabonye ngo kubera gusenga, ngo uri umuntu w'umwatari. Ati none aho tuzayajyana, aho tuzakujyana uzanganye. Urumva deja hari imbaraga ziturwanya zikora none, ariko zikana planning ikindi gihe cyo mu gihe kizaza. Nubona kamwe karangiye ntuzagire ngo birarangiye, ahubwo biba bikomeje, ukomeza kurwana mpaka uvuye muri iyi si. Uri kuba none hagati Uwiteka aranaye, none undi muntu rero ngo arazinduka ajya hatari, ngaramubwira ngo ndakennye, amuha andi mafaranga na kubera nyine wa mutima mubamo wo kutanga. Umuntu ageragerezwa ahari, ntabwo Imana izakugeragereza ahantu utari. Niba uri muri korari niho uzageragerezwa, ni naho ibikurwanya bizaje. Niba ari mu kazi niho imbaraga zizazira. Satani azakoresha uburyo setting system yo kukurwanya. Ntabwo yakurwanyiriza aho utaba, ntabwo yakurwanyiriza aho utagera, ntabwo yakurwanyiriza ahantu utakandagira, azakurwanyiriza aho ukandagira. Zo no mwitorero za mbaraga ziba zigerayo. None se ubu amacyaki menshi ntabamo intambara, ese kukizibamo kandi basenga bahishurirwa n'umwuka w'Imana bakuzuzwa. Hari imbaraga zindi zibarwanya zihari, ariko gusenga
byose harimo umuti. Noneho umupasiteri undi nawe nyine aramugeraho arangije amukubita amafaranga. My friend, turwana n'imbaraga zikomeye zo mu rwego rwo hejuru. No kuvuga ngo ya connection ya mbere yari yaracitse, babura aho bamukura, babura uko bamuteza bya byago byose. Ngo arangije noneho ngo amafaranga ngo anyahita bimubwira ngo yarasetse cyane. Ngo aramubaza ngo kuzanse kusetse, ngo araseka mbega gatwenge k'abadayimoni, ngo araseka none kumubwira gakene akimara kumuha amafaranga. Arangije aramubwiye ngo waraducitse bwa mbere, ngo hariya ngo urasenga, noneho tuzabona aho uzayakura. Ngo amafaranga pasiteri ahita atangira kongera guhura na bya bindi bisubira kuruta hambere. Aravuga ati inzira narayibonye, noneho ugiye gusenga. Ngo agasenga Imana ikabubwira ati Hong Kong. Ati Hong Kong. None amafaranga yandi batwaye harajyanye, noneho bajyana muri Hong Kong. Mu gihugu ari mu Rwanda. Uri kumva izo mbaraga ziturwanya my friend, ni imbaraga zikomeye cyane, zikomeye. Niyo mpamvu udakwiriye gusinzira, ahubwo ukwiriye kuba maso ugasenga, kubera ko izikurwanya ni imbaraga zikomeye wowe utabasha guhangana nazo, n'imbaraga zawe n'umubiri wawe. Ngo arangije ngo agakomeza gusenga, agiye gusengera ati Hong Kong. Ati nyari gira gura na Hong Kong. None ngo arongera afata igihe. Naravuga ati koko, ati nibutse ko natanze amafaranga. Ati kandi umuntu twavuganye nkimara kuyamuha yambwiye ko ntazabasha noneho kuyabona. Ati ariko dufite Imana ishoboye. Ajya gusenga, arongera nyine arasenga iminsi 7. Imana yo mu ijuru ngo noneho ngo yakoresheje ubundi buryo. Hagati na amafaranga bagutwaye, jya gusenga. Ngo aragenda arasenga, ngo ari gusenga nyine ageze ku munsi wa 7, umuhanuzi ahita aza. Aba ngo amafaranga yawe batwaye Hong Kong, avuna igiti kingo kinuru abo bashaka ngo kimukubita mu cyane amafaranga. Mugendo yageze mu rugo n'umugore umubwira uti akira amafaranga batwaye, ngo baratwaye. Noneho barozi zambaraga zo zizi ko zakoze ibyo zigomba gukora, ariko hari imbaraga z'Imana my friend zituruka mu gusenga zigahindura ibintu byananiranye, byanze. Akazi byaranze, gukira byaranze, kugera kure byaranze, gutekereza ibyiza byaranze, gutekereza ibihambaye byaranze, ariko biracyashoboka mu izina rya Yesu. Arangije ngo cya gitara cyiza urugo yagombaga no gutega imodoka. Karaga story. Umupasiteri na Bibiliya n'igiti kinuruzu kiriho y'amababi n'amafaranga. Kagera Nyabugogo ngo wateze wese ntamutware. Uzi igiti kirajya mu modoka gute? Igiti kiragenda kuri moto gute? Ngo ageze aho ngaho ngo yigira inama ngo ibibabi bimwe bishyiramo hano, ngo bimwe agenda bica bishyira mu kabaga. Rero ko ageze mu rugo nyine byari story. Ariko ngo ageze abwira umugore ngo akira amafaranga Imana iduhaye. Ngo uhereye uwo munsi bahise batangira kubona amafaranga. Imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abapfumu zitiki zitagaciro, imbaraga ziturwanya, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'ibyo bitegeka, imbaraga zidafite inyama n'amaraso, imbaraga zidafite imibiri, imbaraga z'imyuka, imbaraga z'abadayimoni zikurwaho no guhishurirwa no gusenga. Warangiza Imana ikabyambura agaciro, ugakomeza ubuzima. Kandi ntibivuze ngo niba Imana ikoze kimwe birarangiye, hari ibindi. Na Satani yateze Yesu ikindi gihe, aramubwira ngo nguteze ikindi gihe, ndakugerageje uranesheje, umutsima uransinze,
iby'isi urabyanze, gusimbuka nabyo urabyanze, ariko nguteze ikindi gihe cyo ku musaraba, kandi icyo kizaba gikaze kuko nzanakubabaza, nzakwica. uri kumva uburyo Satani akora, adutega ikindi gihe kandi ibyo biba birenze. ariko ni nako biravuga ngo iyo umuntu avuwemo n'abadayimoni iyo bagarutse bikuba inshuro 7 ngo bakazana abandi babarusha ubushobozi abambere bari bakurimo. ni ukuvuga ngo izo mbaraga ziracyahari, ntaho zagiye, zirarekereje, ariko zizaza zifite imbaraga zirenze. ziza zifite izindi mbaraga zirenze. niba baraguteje nyine inyatsi, ubutaha bazateza inyatsi noneho bijye no ku mubiri wawe, bivuze ngo urware za kanseri. bivuze ngo natwe dukeneye gusenga birushijeho hambere. ni ugusenga mwana, ni ugusenga. ariko nkundira unsomere muri Luka 13 urebe uburyo Satani ateza n'ubumuga. siko n'imibiri yacu ayigeraho akayiteza ubumuga. urebe uburyo 13 ntushaka wereka umurongo wa 10 urebe uburyo umudamu abadayimoni bamugenje, bakamuzingazinga, bakamugwingiza, bakamuhindura umuntu utakagombye kuba yarari. dusomere kadusome muri Luka ibice bya 13 umurongo wa 10. titire ngo umugore uhitamye akizwa na Yesu. ngo nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahitamye atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati mugore ubohowe ubumuga bwawe. amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka ahagarara yemye ahimbaza Imana. ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akije umuntu ku isabato, abwira abantu ati hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, abe ariyo muzamo mukizwe hatari ku munsi w'isabato. 15 aravuga ngo umwami Yesu aramubaza ati mwana ryarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye akayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira? kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu akaba amaze imyaka 18 aboshywe na Satani, ntiyarakwiriye kubohorwa ingoyi yo ku munsi w'isabato? nushaka urekera aho ngaho. urumva harimo akantu gakomeye. mbese ko uyu yari umukobwa wa Aburahamu, yari umwana w'Imana, yari umukristo, yari umuntu, mbese ko yari aboshywe na Satani imyaka 12 ahetamye 18 ahetamye. uri kwimagine ukuvuga ngo Satani yaguhinamiranya cyane, yaguhinamiranya kandi imyaka itari mike, yaguteza uburwayi, yaguteza kanseri, yaguteza diyabete, hagasoreramo bya bintu 3: kukwiba, kukwica no kukurimbura. bikuzuriramo. izo ni imbaraga za Satani ziturwanya. uyu mudamu ubona yari yarazize iki? ntabazimu, kuko biratubwiye ngo afite dayimoni w'ubumuga. dayimoni arakora aragatsindwa. uzi ko hari abantu nk'uko iterambere rigenda riza, ni nako abapfumu nabo bagira iterambere. urugero niba kera barajyaga bakuruga ibintu wenda bikaza ngo ari amahembe, uyu munsi ashobora kuba yaguteza ihembe rikaza ari nka diyabete, ku buryo wagera kwa muganga bakayibonamo diyabete cyane, ukanywa imiti ubuziraherezo, ukanywa n'amafaranga ariko agenda. urumva ni nako n'abantu bakwinuba, ni nako abantu bageraho bakanakurambirwa. uri kumva rero hari imbaraga zirwanya abantu. uba uri umugabo, uba uri umugore, uba uri umwana, uba uri mukuru, iwanyu baba ari abapasiteri, ari abakozi b'Imana, hari imbaraga zikurwanya. ariko nta kindi cyadushoboza usibye gusenga Imana no kubana nayo, ikagenda idutegurira iyo mitego yose. bantu mutageze ku ntego zanyu, bantu mwahuye n'ibibananiza, bantu mwahuye n'ibibakomerera, bantu mwabuze urubyaro kandi Imana yarababwiye urubyaro, bantu mutabaye abakire kandi Imana yarababwiye kuba bakire,
bantu mwabuze icyubahiro cyanyu mukakibura mukireba kandi Imana yarakibemereye. Bantu mwabuze ubwiza kandi Imana yarabubemereye muri kubireba mukaberwa uko bigenze. Hari imbaraga zabarwanyije, hari imbaraga zabateye, hari imbaraga zakoreye mu bisi, hari imbaraga zakoreye muri kino kirere, hari imbaraga zakoreye mu miryango, hari imbaraga zakoreye mu bintu byinshi kuko ziri scattered ahantu hose, ariko hari imbaraga z'Imana zibasha kugira gute gukuraho ibyo bintu byose. Ikintu cya mbere tubabwiye nuko mugira ihishurirwa. Yego. Mukagira ihishurirwa, mukamenya ibyaranze imiryango yanyu, mukamenya ibyaranze abababanjirije, mukajya muri deep mugakora icyo bita spiritual mapping, spiritual analysis. Mukamenya ngo ibi byarabarwanyije, twebwe dukwiriye gutangira kurwana nabyo. Hari abantu barwanye n'imbaraga zo kwishingira, hari abantu barwanye n'imbaraga zo gusambana, kubera ko abababanjirije nibyo bakoze. Abababanjirije bari abantu bica, bari abantu b'abarozi, bari abantu bakorera imyuka mibi. Izo ni imbaraga zababanjirije, uzakomeza kurwana nazo ariko ukoresheje imbaraga zo gusenga. Hari imbaraga zarwanyije imiryango yanyu z'ubukene, muba bakene, murakena, murasuzugurwa, abantu barabatuka, mujya mu cyiciro cya kangahe, muba abantu mbega bateje ikibazo muri sosiyete. Izo ni imbaraga zakurwanyije. Hari imbaraga zirwanya agace, imbaraga zirwanya iburasirazuba sizo zirwanya amajyepfo, imbaraga zirwanya amajyepfo sizo zirwanya amajyaruguru, imbaraga zirwanya iburengerazuba sizo zirwanya Kigali. Hari imbaraga z'aho hantu. Izo mbaraga ukwiriye kuzimenya, warangiza ugasenga Imana ikagufasha kuzovakaminga cyangwa se kuzirenga, kuko uri mu kindi cyiciro cy'izindi mbaraga z'Imana zimira za zindi za Satani n'iz'abadayimoni. Hari imbaraga zirwanya igihugu, utwara igihugu gihoramo intambara. Dufate wenda nka Kongo, sibyo? Ni urugero. Nka Kongo hahoramo intambara, habamo imitwe ishobora kuba irenga nka miliyoni. Imitwe y'intambara inyeshyamba ibindi imitwe y'inyeshyamba, ariko si n'inyeshyamba gusa, ahubwo n'ibindi bihugu nabyo bijyayo. Uri kumva rero, niba na za Amerika zijyayo n'ibindi, urumva deja nk'umuyobozi wa Kongo nawe urumva afite ibibazo, n'abasirikare babo urumva bafite ibibazo. Urumva ibyo bintu byose ntabwo byoroshye. Hari ingaruka bibateza. Hari ukuba abaturage baho bahora badatekanye, batishimye. Izo ni imbaraga zafasha agace, zifata agace neza neza. Uri kumva? Kandi iyo unakurikiranye usanga hari n'abantu buriya nka bariya abaperezida babanje ba Mobutu Sese Seko Kuku Zabanga, amazina yose baga bafite ukuntu nyine ngo bajya gushaka abantu niko babaga bakora dedication ku gihugu. Nigeze bajya bavuga ngo ubundi ngo Kongo ngo ubutaka bwayo buhinzwe ngo ushobora kuba bwagaburira ngo Afurika yose. Oya, byayigaburira nuko itariye. Oya, n'ubutunzi burimo buri underground. Aho rero usanga byaraturutse ahandi ho bajyaga. None se ibaze nyine you are rich but you are not reflected. Mbese no gutunga icy'agaciro utazi ko. Oya, ntunabigaragaza ntibinakugaragara. So you can't imagine ibintu by'agaciro ufite niba bitakugaragaraho, menya ko hari imbaraga zikurwanya cyane rwose. Menya ko hari imbaraga zikurwanya. Ariko buriya hari n'abantu b'abakire ariko ugasanga ntarara mu nzu ye, ugasanga arara mu kandi kazu gatoya. N'igihe usanga kakagoye, ariko nyine mu Rwanda tugonye baraduciye. Abafite inzu ye ariko hanze hari n'akandi kanyubako gatoya ajyamo. Igihe rero baramutegetse akenshi, baramutegetse ko utagomba kuyirara. Afite imbaraga zimurwanya. None se wowe you are proud of being rich and then you are not enjoying the rich.
ntabwo nyine ubinezererwa. So hari imbaraga deja zakugose zituma utanezererwa ibyo ubamo. Ega hari n'imiryango ibana nk'ubu ndetse y'abakristo ariko bagahorana amakimbirane. Abo nabo bafite imbaraga zibarwanya. Abo bafite imbaraga zibarwanya cyane. Ugasanga umugabo n'umugore ntibajya bavuga rumwe ku kintu kijyanye n'amafaranga, ku kintu kijyanye n'ubutunzi. So ni ukuvuga ngo hari imbaraga zibarwanya, mukwiriye gusenga Imana ikabagirira neza. Ugasanga mu icyake muhorana conflict kandi muri abantu musenga mukaza mugasoma Bibiliya. Umuntu yaba ari gusoma Bibiliya akavuga ati cyama bagakomeza baririmba gusa cyangwa basenga ariko ntibakagere mu rugo. Kuko iyo mwagurutse arabwiriza ukagira ngo si wa wundi wajya kuvuga bya bintu. Nge hari nabo nzi umuririmbyi yazanye inkoni aho ati ndakubita perezida uyu munsi, perezida wa korali wese, perezida ko adahembwa igitekerezo atanga akaba ari icyubaka, uzanye inkoni y'iki? Ufite imbaraga zikurwanya zikubwira ko ugomba kuhora urwana. Ziba zarageze no mu icaci, ziba zarageze, ziba zihari aho ngaho. Mukwiriye rero kubishurirwa, mwarangiza mugasenga Imana izabagirira neza. Numva tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Isaba gusenga. Muri iyo usenze urahishurirwa. Iyo usenze umenya ibikurwanya. Iyo usenze umenya inzira ukwiriye guca. Kandi bya bindi byagiye bifungwa, bya bindi byagiye byanga birakunda. Kandi nibinakunda ntuzibwire ngo birarangiye, uzakomeza usenge. Daniel yakomeje gusenga, akomeza gusenga, Imana igenda imutambutsa ingoma z'abategekaga i Babuloni bose. Uri kumva? Generation to generation. Usenge, wongera usenge, prier sans cesse. Nugusenga ibihe byose kandi ngo dusengesha uburyo butandukanye. Dusengesha umwuka iteka, tunasengere mu kuri, ni muri Kristo Yesu. Tunasenge turi abanyakuri, dusenge n'ingeso nziza, ibyo bizadufasha. Urumva mu kiganiro tugiranye hari imbaraga Imana iguhishuriye zikurwanya. Hari ibintu biri kukurwanya, hari ibyo wahuye nabyo, ntago tubivuze byose, tuvuzeho agace. Ariko wowe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe, Imana ikubwiye ikintu kikurwanya. Niba utaranakora spiritual mapping, ugenda uyikore, Imana izaguhishurira, ikubwire n'uburyo uzarwana. Buriya Gideyoni agiye kurwana n'Abamidiyani, Imana yamuhishuriye uburyo barwana. Ntabwiye tuwe genda ufate ibibindi n'imuri n'amakondera, ibintu biri meaningless bidafite n'icyo bivuze, ariko bigira agaciro. Ko buri ushobora gusenga Imana ikakubwira ngo go and use water, genda usenge ukoresha amazi. None se umugabo rero n'Imana yabwiye ngo yibire 7 gusa mu mazi. Oya, na Yesu arababwiye ngo genda wiyuhagire ku kidendezi. Agenda ariyuhagira arabona. Urumva rero Imana iyo usenze guhishurira ibintu, ibihishwe irabihishura bikagaragara nk'ibyamba busa mu maso yayo. Rero nta gihishwe kitagaragara. Bashobora kuba barajyanye umwenda wawe bakawujyana Hong Kong cyangwa handi Beijing cyangwa New York cyangwa Tokyo cyangwa Kampala cyangwa Dodoma n'ahandi. Uri kumva? Noneho ari igihe bajyana ngo bakawuta no mu nyanja. Aho ni nyanja ni kinini, wanagenda hari igihe kigenda kikamirwa n'igifi. Urumva deja kugira ngo uzakibone niba cyamizwe na barene biragoye. Ariko imbaraga z'Imana turi kubabwira uyu munsi zigerayo, zihindura ibyanze guhinduka, zirema ibitaremekaga bikaremeka, zishyiraho ibitari biriho bikabaho. Nibyo turi kubabwira uyu munsi ngo mumenye imbaraga zibarwanya, mumenye n'uburyo mugomba kuzivanamo, nimwe mugomba kubigiramo uruhare. Ntago buriya
reka nkubwire utagizemo uruhare ntibyakunda. Uri umukobwa ugize imyaka nyine imaze kuba myinshi, ariko hari imbaraga, ariko nubikora ukabihishurirwa ugasenga, Imana irakora ikintu kandi uzatubwira ngo wakoze ubukwe buraba mu izina rya Yesu. Amen. Urugo rwawe rwarakunaniye ruhora rusenyuka, urwo ushatse rurasenyuka n'urundi rugasenyuka n'urundi rugasenyuka. Hari imbaraga zikurwanya, ariko mu izina rya Yesu nubihishurirwa ugasenga ukegera Imana, izaguhishurira icyo ukora. Uzashinga urugo rwubakike rumere neza, ubyara abana b'umugisha bazagera kuri byinshi, bazagira umumaro kuri byinshi, generation to generation. Nuhishurirwa iby'igihugu cyawe ugasenga, Imana izahindura igihugu cyawe kibere neza, kigira amahoro, kigira umutekano, ujye uba proud of your country kubera guhishurirwa. Buriya abantu bagiye bahishurirwa bagiye bagera kuri byinshi, nibyo tubifuriza. Ariko reka dusenge, ugira ihishurirwa cyangwa ntaryo. Niba ntari dusengere ihishurirwa, ni ukuri reka dusengere kugira ngo Imana ihe abantu ihishurirwa, bamenye ibibarwanya, bamenye ibyabanje, kandi ni nawo mumaro w'Umwuka Wera. Umwuka Wera atubwira ibiriho none, akatwibutsa ibyabaye, akatubwira n'ibizaba. Rero niwo mumaro w'Umwuka Wera. Iyo tuwufite tuba dufite byose. Iyo tuwufite tuba dufite Imana. Iyo tuwufite aratubwira. Umwuka Wera nakubwira ngo senga, senga. Mwuka Wera nakubwira ngo ryama, ryama. Mwuka Wera nakubwira ngo reka kugenda uyu munsi nubwo wari ufite urugendo rwiza n'inshuti zawe wemera, uzabireke ubabwire ngo byahindutse sinkije, kubera wumviye Umwuka Wera. Ntuzababwira ngo ni Umwuka Wera wabigutegetse, uzababwira indi mpamvu, nta kibazo. Ariko kuko wumviye Umwuka Wera biruta kumvira ibindi bintu byose. Yego. Kubera ko nugenda hari igihe uzagenda ugasanga za mbaraga zaguteze zikugiraho kontrole, kubera ko utumviye Umwuka Wera. Ariko kumvira Umwuka Wera bigira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Reka dusabire abantu Imana ibahishurirwa. Mugabe iguhishurirwa, mukobwa iguhishurirwa, musore iguhishurirwa, bapasiteri Imana ibahishurirwa, baririmbyi Imana ibahishurirwa, badiyakoni Imana ibahishurirwa, ku buzima bwanyu, ku itorero ryanyu, ku miryango yanyu, ku gihugu cyanyu, ku itorero ryanyu no ku isi muri rusange. Kubera ko hari abantu Imana izi bakora kandi bagakora iby'Imana ibakoresha. Imana itugirire neza. Buriya Elisa iyo adahishurirwa ko ziriya mboga zihumanye, ntabwo yari kubasha kuzihumanura. Iyo adahishurirwa ko indya biti yaguye ahantu runaka mu mazi, ntabwo yari kubasha kuyikuraho. Iyo agera kuri y'amazi arura, ntahishurirwa ko agomba gukoresha umunyu, ariya mazi yari gukomeza kurura. Uwayanywagaho atwite inda yavagamo, inka yayanywaga ihaka yararambururaga. Urumva izo ni imbaraga zari zarafashe kariya gace n'isoko, ku buryo nta mwaka wakera, nta nka yakororoka, nta bantu nabo bakororoka. Ariko umuntu w'Imana hageze Imana iramuhishurira. Oh haleluya! Niyo mpamvu dukeneye ko Imana iguhishurira, ikaguhishurira uko ukwiriye gusenga, ukamenya ibikurwanya n'uburyo ukwiriye kubyitwaramo. Niwo muti wonyine. Imana itugirire neza, nayo ikugirire neza. Reka usengera abantu Imana ibahishurirwa. Tugiye gusenga dusaba ihishurirwa. Aka kanya nawe niba wamaze kumenya ibyo urwana nabyo n'imbaraga turwana nazo, watangiye kugenda uhishurirwa, tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga. Hanyuma nawe utaramenya, utarahishurirwa imbaraga urwana nazo, utaramenya impamvu uyu munsi wa none ukiri mu bukobwa, utaramenya impamvu ukiri mu busore, utaramenya impamvu uyu munsi ujya mu kazi ukakamaramo ukwezi kumwe, amezi abiri ukabona karagiye, utarasobanukirwa impamvu, utazi ibintu byose uburyo beza bikwitura hejuru, tujye gusengera ihishurirwa. Hanyuma ariko nawe biragusaba gukora, biragusaba kugenda winjira cyane cyane mu gukora spiritual analysis, umenye ibyo urwana nabyo byari byo, nishurirwa rihera riza. Kadusenga Imana.
nyakubahwa Imana, Haleluya. Imana ishoboye byose, Haleluya. uri Imana ikiranuka, Uri Jehova Rafa. tugushimiye yuko uri umwami w'abami, Uri umwami. uyu munsi uri ku ngoma kandi uzahora uri ku ngoma, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko wagiye ubana n'abatubanjirije, abo ngabo wagiye ubagaragariza ibintu bitandukanye byatumye mwami Imana natwe uyu munsi wari tugeraho tukiri bazima. Haleluya, haleluya. Tugushimiye yuko uyu munsi wari unemeye ko tuba ahantu tuganira n'abantu bawe n'ubwoko bwawe. Nyakubahwa Imana, turakwinjiza cyane kugira ngo muri kano kanya dusengere abantu bakurikiranye, abantu bose turi kumwe n'abahangaha, turakwinjiza kugira ngo wurukire kubageraho, ubahereze ibishurirwa. Mwami Imana, hari ibyo bamaze iminsi barwana nabyo, hari ibyo bahereye mu buto barwana nabyo, ibyo ngibyo mwami Imana ntibaramenya ishurirwa ryari byo n'ibyo barwana nabyo, ariko turakwinjiza cyane kugira ngo baze utange ishurirwa ryawe nk'iryo wahaye Daniyeli, n'ishurirwa wahaye Eliya, ishurirwa wahaye Elisa, ishurirwa wahaye Aburahamu, akamenya ko ijwi rivuganye nawe iryo ngiryo agomba kuryizera, akamenya yuko agomba kwiringira amagambo meza umubwiye ko mu gihe kizaza n'igihugu uzamuha azakigirirwamo ibyiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Dukeneye ko abantu bawe ubahishurirwa nk'iryo wahaye Yakobo, akamenya ko umuntu bari kurwana nawe atari umuntu usanzwe ahubwo ari marayika, akamenya yuko agomba kumusigira umugisha. Iryo hishurirwa akaribona. Iryo hishurirwa niryo twingingiye abantu bawe kugira ngo uribahereze mwami. Bahishurirwa ibyo barwana nabyo, bamenye ko uyu munsi wa none ibyo barwana nabyo atari imbaraga zisanzwe, ahubwo ari izindi mbaraga zindi ndetse z'abatware bategeka isi y'umwijima. Ndetse izo mbaraga rero mwami, bahishurirwa ryo kumenya uburyo barwana nabyo. Ubahe kumenya uko bagusengesha umwuka iteka, ubaho umwuka wawe ahore kuri bo, kubera ko mwami Imana tugomba gusengesha umwuka iteka. Mwami Imana, nushimwe ko hari icyo ugiye gukora, nushimwe ko hari ubuzima bw'abantu benshi bugiye guhinduka, nushimwe ko hari abantu mwami Imana ugiye kuremera amashimwe kubera ko bamaze guhishurirwa nawe, bakamenya ko bagomba kwitwara muri izi ntambara barwana nabyo. Urakoze, urakarama mwami Imana, ari mu izina rya Yesu tuzaguhereza amashimwe n'icyubahiro bose twumva ko ari imirimo yakoretse kubw'izina ryawe, mu izina rya Kristo musabiye neza. Urakoze. Amina, amina, amina. Twongere dusengera abantu kugira ngo Imana ibashoboze muri ubwo buzima bagiye kwinjiramo bwa spiritual mapping, no kurwana na za mbaraga bakora. Imana ikorana n'abakora, Imana igendana n'abagenda, Imana ibana n'abantu bari committed, bafite icyerekezo, bafite ahantu bari kugana. Niba wahishuriwe ko ufite imbaraga z'ubukene zikurwanya, senga unakore, ubukene buzahunga. Niba wahishuriwe ko hari imbaraga zikurwanya zo kwishingira, senga unakore. Abashaka ko wishingira ubahakanire, wirinde kuba muri konazi, wirinde nyine gusura mu kavuyo, ugendane n'ijwi ry'Imana n'imbaraga z'Imana. Oh, haleluya. Reka rero dusengane Imana. Ushobora kuba hari ikikugoye, kikuruhije, ariko gituruka kuri za mbaraga. Senga, kora. Ijambo ry'Imana twasomye muri Yohana ibice 10:10, Yesu aravuga ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Yesu yazanywe no kugira ngo akize umwana w'umuntu, amucungure, abeho ubuzima bwubaha Imana, abeho ubuzima bwiza ari hano mwinosi. Ariko Satani nawe yazanywe no kugira ngo akwice, akurimbure, anakwibe. Ariko mu izina rya Yesu tugiye kukwaturaho ubuzima bwo gukira, ubuzima nyabuzima, ubuzima bw'ubugingo, ubuzima bwa none n'ubuzaza, ubuzima bwishimye, ubuzima bunezerewe. Nicyo cyatuzanye kugira ngo tugusobanurire ibyo uri kurwana nabyo,
urangize ufate intambwe ya mbere usenge uhishurirwe ikindi ukore. Ntiwicare ngo utegereze, woya kora. Uzakora ku manywa, uzakora nijoro, uzakora abandi baryamye, uzananirwa, ariko uzabona umusaruro w'ibyo waharaniye, kandi nubibona uzashimira Imana. Icyiza ni kukubwira kubikora bizagutwara imbaraga nyinshi, ariko abazakurikira imbere yawe bazarwana na bikeya, kuko uzaba warisha abadayimoni benshi. Abo ku mudugudu uzaba warabishe, abo ku kagari uzaba warabananije, abo ku murenge uzaba warabananije, abo ku karere, ku gihugu, ku bana bawe, ku isi yose. Uruhare rwawe rurakenewe, kuko uri umwe mu basirikare Imana yahamagaye ku isi. Uraca muri za mayinizi nyinshi, ariko kuzicamo nuko ufite imbaraga z'amasengesho, ufite imbaraga z'ubwiza bw'Imana, ukabasha kugera kure. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibishimire. Reka dusenge. Wisengere, nanjye ndagusengera, kandi Imana izagufasha. Ufite ikibazo waduhamagara, ukeneye ko dusengana nabwo nta kibazo, ukeneye izindi nama watubwira. Nimero zacu turaza kuzishyiramo muri komenti ku buryo ushobora kuzibona, ukaba watuvugisha tukaba twavugana. Kandi n'ubundi ukomeje utangaze iyo nkuru nziza. Reka dusenge. Mana nkuru, Mana Aburahamu, Mana Isaka, Mana Isiraheli, Mana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana yacu bwite, Imana ituzi, Imana izi umuntu wese. Abantu bose Mana turabasengeye, abari kutwumva n'abazatwumva, mu izina rya Kristo Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha, agapfa akajya ikuzimu, akazuka mu bapfuye. Niwe mfura mu bazutse, wakoze imirimo itangaje, waduhaye ubutware bukomeye bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, no kwirukana imyuka mibi y'abadayimoni, no kunetraliza imbaraga zose z'umwanzi Satani n'abadayimoni, n'aba batware bategeka isi y'umwijima. Mana, izo mbaraga duhagaze mu butware bw'Imana ishobora byose, turazinetralije ku bwoko bwawe, turazinetralije ku bantu bawe, duhereye kuzirwanya umuntu ku giti cye. In the mighty name of God, turazimenagura, turazirogoya, turazirwanya. Izabateje ubukene, izabateje inyatsi, izabateje amakuba, izabateje uburwayi, izabibye zikabateza ubukene, zikabasubiza inyuma bakagombye kuba barageze kure. Mu izina rya Yesu, izatumye abana batiga, izatumye abana badacuruza ngo bagire ubucuruzi buhambaye, izatumye ababyeyi batagera ku bintu bihambaye, ibyatumye Mwami Imana yacu agace kabo kadatera imbere, izo mbaraga turazikubita hasi. Izikorera mu bapfumu, izikorera mu barangi, izikorera mu myuka mibi, izikorera mu barozi, izikorera mu bintu, izikorera mu miyaga, izikorera mu mazi, izikorera hariho hose, izo mbaraga turazimenagura ku buzima bwabo, kugira ngo Mana batangire bumve imbaraga z'Imana zikorana nabo, ubutware bw'Imana bugendana nabo, kugira neza kw'Imana kuri kumwe nabo, bomatanye n'Imana ishobora byose. Mana, turabasengeye ngo imbaraga zawe zihindura ubuzima bwabo. Haleluya. Igihugu cyabo kibohorwe nawe. Imbaraga z'abarwanyaga zibura ubutware, imbaraga z'abarwanyaga zibura ubushobozi, imbaraga z'abarwanyaga Mana zibura ijambo, imbaraga z'abarwanyaga zibure connection, kuko binjiye mu yindi connection y'ubwami bw'Imana. Yego. Connection izabahuzaga n'izo mbaraga zikazicike. Connection izatumaga Mana babagiraho control kazicike. Connection izatumaga bagira control ku bitekerezo byabo Mana reka zicike. Control izatumaga Mana bahura n'inyatsi, bagahura n'ibigeragezo, bagahura n'amakuba, Mwami reka zicike. Ahubwo
connection Imana duconnectinze niyo ku bwami bw'ijuru, Hallelujah. niyo ku bwami bw'Imana, Yego. niyo gutangira kurota, Yego. niyo gutangira gutekereza neza, niyo gutangira kugira ihishurirwa ribaganisha kure, ribaganisha guhindura ubuzima bwabo, ribaganisha guhindura umuryango, ribaganisha guhindura agace barimo, ribaganisha guhindura igihugu cyabo, ribaganisha guhindura umugabane, ribaganisha Mana guhindura isi. Nibyo tubatiyeho, nibyo tubasabiye. Baha imbaraga, gendana nabo, korana nabo, icyo batekereje kigira umugisha, icyo bakojejeho amaboko kigira umugisha, icyo bibwiye kigira umugisha. Kandi Mwami bahe ubuzima bwiza, badafite abagabo Mana ubabahe, badafite abagore Mana ubabahe, ingo zananiranye Mana uzigire nzima, zibe icyitegererezo Mana nziza, mu izina rya Yesu Kristo. Utanga iterambere ku bantu bawe, utanga iterambere mu gihugu, abadafite akazi bakagire, abadafite Mwami uko bagenza babone uko bagenza, ababuze ibyo kurya babibone, ababuze imyambaro bayibone, abahuye n'ubukene Mana bukabatera Mana kwivovota, ubukene ubakuremo mu izina rya Yesu Kristo, kuko bamaze guhishurirwa ibyo barwana nabyo. Ugendane nabo, baha imbaraga za none n'iz'ikindi gihe, ubwo Satani azabagabyeho ibindi bitero bikomeye, uzabaha imbaraga zo kurwana Mana. Urakoze Yesu, urakoze, turagushimiye, urakoze Mwami w'abami, urakoze shyirwa hejuru, urakoze shyirwa hejuru mu mitima, urakoze shyirwa hejuru mu miryango, urakoze shyirwa hejuru mu gihugu, urakoze shyirwa hejuru mu itorero, urakoze shyirwa hejuru mu kagari, urakoze shyirwa hejuru mu mudugudu, shyirwa hejuru mu murenge, shyirwa hejuru mu karere, shyirwa hejuru mu ntara, shyirwa hejuru mu mijyi, shyirwa hejuru mu gihugu, shyirwa hejuru mu mugabane wa Afurika, shyirwa hejuru ku migabane y'isi, shyirwa hejuru ku isi yose. Mwami niwe twatuye kandi yuje Mwami uzana n'ibyiza byose. Urakoze Mwami, turagushimiye. Kiza abantu bawe indwara, kiza Mana abatejwe indwara n'abadayimoni, bakabahinamiranya, bakabiba, bakabambura, bakabakereza. Waraje ngo tubone ubugingo, tubone n'ubuzima bwiza, tugire imibereho myiza, tugubwe neza, tubeho neza mu mahoro, mu mutekano. Nibyo dusabye Mwami. Mana izi mbaraga zateje Mwami intambara mu bice bitandukanye, izi mbaraga turazirwanyije, izi mbaraga zateje ubukene, izi mbaraga turazirwanyije, izi mbaraga zateje Mana nziza ibyago ahantu turazirwanyije, izi mbaraga za korona turazirwanyije, izirwanya u Rwanda turazirwanyije, izirwanya East Africa turazirwanyije, izirwanya Afrika turazirwanyije, izirwanya indi migabane turazirwanyije, izirwanya Mana nziza. Mana iyo turebye kiriya gitereko cya Satani aho cyamanukiye turakirwanyije, Mana turagitwitse, Mana turagikongoye, aho cyatangiriye Yohani turagikongoye, aho cyakomereje Mana muri za India n'ahandi Mana turakirwanyije, ibihugu kimaze kugeramo turakirwanyije, mu buryo bw'umwuka turamenagura, mu buryo bw'ubuzima bufatika turamenagura, mu buryo Mwami bukomeye ubwo ari bwo bwose turazimenagura. Izi mbaraga za korona, izi mbaraga za korona virus Mwami turazirwanije in the mighty name of Kari, mu izina rya Kristo. Mana marayika wawe birashoboka ko yaje gutabara agafatwa n'abamedi n'abaperisi, birashoboka ko marayika yaje gutabara agahagarikwa n'ababatware bategeka isi y'umwijima iri hano mu kirere. Mana turasenya izi mbaraga zifata, izi mbaraga zibuha, izi mbaraga Mana turazifashe miri kugira ngo Mana zitarimbura abari mu isi, ahubwo abari mu isi bagira ubugingo ndetse ubugingo bwinshi. Mu izina rya Yesu turasengera imijyi, turasengera ibyaro, turasengera inzira zose ino coronavirus icamo. Mana ngo uzimenagure, Mana ngo uzihagarike, abantu bongere basabane, abantu bawe Mana bongere bakora amakwe. Hari abantu bari kwishingira Mana kandi ibyo ntago tubishaka. Hari abantu Mana bari gukora ibyaha birenze, ariko Mana ibyo turabyanze. Girira neza isi, girira neza isi, girira neza igihugu, girira neza ino Kigali, girira neza Rusizi, girira neza Mana imigabane,
girira neza girira neza Mana turinde Mana nubasha kurinda ibyorezo nubasha kurinda Mana ibiza Mana turasenze ngo turinde ibyorezo nibiza kandi Mana ibyo urabishoboye bifite ubutware kiza abantu basaza kiza abantu bakecuru kiza abantu bagabo kiza abantu bamama kiza abantu basore kiza abantu bakobwa kiza abantu bana kiza Mana isi muri rusange Mana turengere kuko niwe waturengera nta wundi waturengera nta muntu waturengera nta badokiteri baturengera nta baperezida baturengera nta bakomeye baturengera usibye imbaraga zawe zonyine nizo zaturengera niziturengere Mana ziturengerane n'abacu ziturengerane n'ibiri mu isi kuko Mana umuntu agize ibibazo n'ibindi biri mu isi byagira ibibazo ariko mu izina rya Kristo wabambwe waravuze ngo ntago mwami uzajyana ijambo rya ridakoze icyarizanye kandi iryo jambo ryawe niryo duhagazemo niryo dutegekeramo waravuze ngo tuzategeka Imana bizakumvira tuzategeka umusozi uva hawo namutabwe mu nyanja niyo mpamvu dutegetse corona ngihagarare mu izina rya Yesu niyo mpamvu dutegetse corona ngihagarare mu izina rya Yesu kuko Imana irabibashije Imana irabishoboye Imana ifite imbaraga Imana ifite abamarayika bagenda mu bitaro byose bakavura bagenda mu migi yose bakavura bagenda mu byaro bakavura bagenda bagakingira abantu bakagira ubudahangarwa bakambura agaciro Mana bukana bwa corona virus Mana ufite ingabo zihagije izo tubasha kubona nizo tutabona kuko ufite ingabo ufite ubutwari ufite ubushobozi we are paying God kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza hari icyo wakora I know that hari imbaraga ziturwanya ariko imbaraga zawe zirazinesha mirakure Mana mirakure zose ubusa zihinduka ubusa Yesu urakoze twarakwizeye nk'Imana ikomeye twarakwiringiye nk'Imana ikomeye kandi utanga umugisha ku bwoko bwawe utanga umugisha ku batwumva utanga umugisha ku baduhesha umugisha utanga umugisha ku badusabira umugisha utanga umugisha no kuri bariya mwami Imana wenda batawudusabira ariko bose ubaha umugisha Mana icyo twifuza no kutanga umugisha nubaha umugisha natwe uzatugeraho kandi Imana nubaha umugisha natwe tuzagubwa neza kuko tuzabona abantu bari guhabwa umugisha ijambo ryawe rivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa ubwo tubasabira umugisha Mana uzaduha umugisha urenze urakoze Yesu urakoze turagushimiye ngaho nukomeze utugirire neza kandi ukomeze kutwitaho muri byose uturinde ku manywa na nijoro kandi urinde n'ubwoko bwawe urakoze Yesu turagushimiye katugushyire hejuru natwe twuciye bugufi ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese na bene data bose n'ibihe bidashira amen urakoze cyane Imana ibaha umugisha naho utaha mu kindi kiganiro ubwo tuzaba tugarutse mukore subscribe mukore comment mukore share munasangize buno butumwa n'inshuti zanyu zigiye zitandukanye murakoze Imana ibaha umugisha twababwira ngo bye bye